Ubusanzwe fosete ni nk'akarango k'ubwiza bukurura abantu ku bagafite. Kenshi turiya twawutuza ku matama iyo umuntu asetse, ndetse abantu benshi bavuga ko ari ikimenyetso Imana yashyize ku matama y'abazifite cyerekana ko ari abanyamahirwe ibihe byose. Ndetse abahanga mu by'imibare bemeza ko ku isi habarurwa abantu bangana na 20% by'abafite utu twobo tuza ku matama iyo umuntu asetse, twitwa fosete mu ndimi z'amahanga, benshi bemeza ko ari uturango tw'ubwiza. Gusa utu twobo tuza ku matama benshi bafata nk'ikirango cy'ubwiza, abahanga mu by'ubuzima bemeza ko ari ikibazo umuntu aba yaragize, aho bavuga ko hari ingingo z'umubiri ziba zitariremye neza umwana akiri mu nda ya nyina, gatuma se utwo twobo tukaza. Kandi ntitwakosoka ngo bikunde kereka bakubaza. Nubwo fosete cyangwa utu twobo tuza ku matama cyangwa ku kananwa dufatwa nk'ikirango cy'ubwiza, menye neza ko ari ikibazo umubiri wawe uba waragize mu iremwa ryawo, ariko kidafite icyo gitwaye cyane. Ku bagabo, iyo ufite utu twobo ku kananwa, bigaragaza ko bagira umwete mu byo bakora, ndetse bakaba bagira imbaraga. Gusa nanone ku bagabo cyangwa abasore badufite, ngo natwo dutuma bakurura abagore cyane. Iki kibazo benshi bahisemo kubatiza akarango k'ubwiza, ngo gifite ubusobanuro ku bagifite, nko ku bagore kiranga ubwiza, ndetse n'ufite utu twobo arakundwa cyane mu bandi, ndetse bamwe bemeza neza ko dutuma umuntu aba umunyamahirwe menshi. Ushobora kuba ukunda utu twobo two ku matama cyangwa se fosete, ariko ukaba utaragize amahirwe yo kutuvukana. Nakuzana inkuru nziza ko ntarirarenga, ikigero waba ugezemo icyo ari cyo cyose ushobora kuzana fosete cyangwa se utu twobo two ku matama. Naguteguriye exercice cyangwa se imyitozo ushobora gukora mu minsi 7 gusa, fosete zikaba zaje kandi zikaza ziri naturelle. Iyo kugezaho ikiganiro ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze. Umwitozo wa mbere cyangwa se exercice ya mbere, ufata urutoki rwa kabiri uturutse ku gikumwe, ukajya urutsindagira ku matama ahaba ku bwa fosete, ukajya urushyiraho kandi urutsindagiraho urukuraho, ukabikora iminota 5 kandi ukaza kubikora inshuro 20 ku munsi. Ibi ubikora igihe kingana n'iminsi 7, muri iyo minsi uba wamaze kubona impinduka. Umwitozo wa kabiri cyangwa se exercice ya kabiri, fata n'ubundi urutoki rwa kabiri uturutse ku gikumwe, ukarushyira ku matama hahandi n'ubundi haza utwobo twa fosete, ukahakora massage uzengurutse intoki zombi ku matama yombi kandi utsindagira. Ubikora iminota 5 kandi ukabikora inshuro 10 ku munsi. Ibi nabyo ubikora igihe kingana n'iminsi 7. Umwitozo wa gatatu, ufata crayon cyangwa se ikaramu ebyiri, ugakoresha hepfo hazo hamwe hatandika cyangwa se hadaconze, hanyuma ukazimasisha hahandi haza utwobo twa fosete. Ubikora iminota 5 kandi ukabikora inshuro 10 ku munsi. Ibi nabyo mu minsi 7 gusa ubikora uba wamaze kubona impinduka. Umwitozo wa kane, ufunga umunwa wawe ukawufunga uwuzana imbere, hanyuma ukajya uhengekera iburyo ukawugarura ibumoso ariko ufunze, mbese ukabikora nka kumwe baba bamwazanya cyangwa banigurana bakoresheje umunwa. Ibi ubikora ubara ukava kuri 1 ukagera ku 10. Ibi kandi ubikora inshuro 5 ku munsi. Umwitozo mu minsi 7 gusa ukora wamaze kubona impinduka ku matama yawe. Umwitozo wa gatanu, ufata urutoki rwa kabiri uturutse ku gikumwe, ukazijomba ku matama hajya haba utwobo twa fosete, ukajya ujombaho uhombanya umunwa nk'ukurura umuheha, ukarekura iminwa ugasa n'umwenyura, ariko n'ubundi intoki zikaguma kujomba hamwe haba fosete. Ubu bikora inshuro 30 kandi ukabikora 5 ku munsi. Iminsi 7 ubikora irahagije kugira ngo fosete zibe zaje ku matama yawe. Umwitozo wa gatandatu, ufunga umunwa wawe ukawufunga usubiza imbere, hanyuma ugafata intoki zawe ebyiri, zimwe zikurikira urw'igikumwe, hanyuma ukazijomba ku matama hamwe hajya haza utwobo twa fosete, ukazigumishaho uzitsindagiraho, hanyuma ukabara uvuye kuri 1 ukagera kuri 20. Ibi nabyo bikora inshuro 5 ku munsi, kandi nk'izindi exercice zose ukora mu gihe kingana n'iminsi 7 gusa. Umwitozo wa karindwi, ufunga umunwa
ukabikora nka kumwe ushobora gukurura umuheha ariko ukurura ubusa ukoresheje imbaraga, maze iminwa igahombana. Ibi ubikora iminota 5 kandi ukabikora inshuro 10 ku munsi. Ibi kandi kimwe n'iyindi myitozo twavuze haruguru, mu minsi 7 gusa ubikora irahagije ngo fosete zibe zaje ku matama yawe. Nyuma y'icyumweru cyangwa se iminsi 7 ukora iyi myitozo yose uko twayivuze kandi wakurikije amabwiriza, fosete cyangwa se utwobo two ku matama tuba twamaze kuza. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bijye bikugeraho kandi bikugereho ku gihe. Ndabakunda, Imana ibarinde.